ndabasuhuje mwese nuko nguko ugiye kwinjira imihanda. Nubwo bano babigenjeje uku ariko reka uyu muvandimwe abanza turirimbire. Mwami wanjye ndaje wese ungirire neza, girira neza, ni kenshi cyane satana ngota, ariko imbabazi zawe Mana we ziruta byose. Dore ndaje wese, ndaje umbwira icyo ushaka. Mu gihe bamwe bakora ubukwe muri ubu buryo cyusa murabizi ko iki cyumweru ewana amerewe neza ahari hariya muri Dubai. Nyamaro yakagira ati husband is honey when he gives money. Really? Yes. I think wife is cute when she's mute. gusa nanone tutagendeye kuri ibi hari abagenera abakunzi babo nk'izi mpano. Babe, happy birthday. We love you so much. Ni byinshi twakubwira ariko urusha kuri twebwe. Aha, ese ubu ibi ni ibiki citarimo Juni? Arayamenera hano mwumirwe. Ngaho huza amaguru. Reka baza reka uretse gato. None uzageze ushaka kuko oya kuko amone n'ibintu by'ubugufi abameze ngo ni now ku munsi w'ejo mu gihugu cya Nigeria uyu muhanzi ugiye kuza gukorera igitaramo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku itariki ya 25 Werurwe 2022 tuzi nka Timaya. Hiriwe inkuru mu binyamakuru yuko yamaze gutabwa muri yombi ashinjwa ku kuba yaragonze uyu mugore ubundi akiruka, nyuma umugabo wo kaza no kumwandikira agahita mubroka kuri Instagram. Ku munsi w'ejo aza kugaragara live ahakana ibiko yagiye amvikana n'uwo yagonze, ye bikanagenda neza ko atigeze apfungwa. Akaba yanashima Imana ko uyu mubyeyi ntacyo yabaye, kuri ubu ngubu anamwifuriza kuba yakira vuba akagaruka mu buzima. Nzi neza ko iyi couple iherutse gusezerana bakumvikana bagira bati Yego.
kubabwira ayo mazina bahora batwita ngo ntabwo dufite aho tuzajya ngo abandi turindaya ntabwo abari ahubwo araje namuhaye nimero yawe navuga ati icyizere kirahari ukazi kuko hari ikintu nakoze navuga ati kera najyaga mvuga ngo Imana yego nijya murega ngo zashima Imana byabaye n'ukuri yego Jaques ntabwo bufite ntabwo uragera ku idarapo ntabwo bufite Yago karame okay amen hanyuma madamu Jaques we ntabwo bufite urabufite reka mubwire ngo amahirwe masa yamana yewe umunyamakuru Yago numwe mu bantu bafashije Rutayomba Jaques na Uwase Kellia bitewe n'uburwayi Rutayomba Jaques yari afite yewe anumvikana agira ati Yago ndamushimira pepe bivuye ku mutima wanjye Imana izamumugisha kabisa kigana bakoreye cyabyaye mu gusaza cyarabyaye pe nukuri nuko gusa sinzi Imana yonyine Yago ngiye ikintu namwifuriza Imana izamumugingo kabisa Imana izaguhe ubugingo kabisa. Nzi neza ko Rutayomba Jaques nta yindi ndirimbo kuri ubu ngubu ku mutima we ari kuririmba uretse iyi. Ninyabambaza ibyamakuru yanjye kuko udahari bitanumva gukumbuye mahoro y'umutima. Ninyabambaza ibyamakuru yawe kuko udahari bitanumva gukumbuye. Ni nyuma yuko kuri uyu mugoroba nk'uko byatangajwe n'umunyamakuru Yago ari nawe tubikesha, hari amakuru yagiye hanze avuga ati rest in peace Madame Rutayomba Jaques, ubu noneho ndabyemeye ko watashye. Jaques komera ndetse n'umuryango mugari w'abanyarwanda mwe mwakundaga iyi couple mwihangane, urupfu koko ntirutoranya. Bakoze umurenge tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere, ejo bundi ku cyumweru biteguraga kujya kwirega mu muryango, none Mutesi Kellia yaritahiye. Hari igihe bikurenga. Arongera arandika ati imiryango yacu dukunda kandi dukomokamo yamaze kuba mibi rwose. Imiryango yacu hari igihe mudutera ibikomere tutazigera dukira kugeza natwe tuvuye muri ubu buzima. Ubu se Jaques arabahati kuko na Mutesi we wamukunze akamukundira mu burwayi bwe kugeza bakoze umurenge. Nubwo imiryango yakomeje kwitambika, none birangiye Mutesi yitahiye. Byibuze mwari no kugirira impuhwe Jaques, umutima n'ubwonko bwanjye birababaye pe. Icyo twavuga Jaques, turabizi uzakumbura bene ibi bihe. Uruwanjye wow. Turabizi bizaba bigoye kuri wowe, ariko komera, kandi abanyarwanda babakunze ndabizi neza bari iruhande rwawe. Ni now amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tuba twabateguriye, mwibuka gukora subscribe aho munsi, naho ku munsi wo kuwa mbere muzagire weekend nziza.